ibiri mu bubiko se ayiwe data we ninde wari kumenya kuko naje nobona umuzukuru ibiri mu bubiko erega mu bubiko naje mfitemo abakwe mu bubiko harimo abuzukuru mu bubiko harimo amadolari n'ubu mukanya nayohereje umugore inoti zibiri z'abanyamerika ndamubwira ngo ngahe komeza urye kumigisha ubwo Imana ifunga inda yana ariko akajipanga sawa akasema ni wewe umenifunga lakini mimi nimeona njia umenifunga ukafunga naitwa pesa nitingumba ariko mbonye hivi aho umuntu yameze Imana igahindura systeme none kurabona ngo abari muri Amerika nashaka be Baden uko watarama hano Baden akagusura siku na jana imetoweka na leo anazijua hitaji zote ninazo maua yote anayavika na ndege wote wanapokea chakula chao pasipo shamba na ghala sijaiona nyingine siku na jana anazijua hitaji zote ninazo sitasumbuka kwa kuwa Mungu ni baba yangu kabisa bisikala kati talaban hawezi kunisahau mimi ingawa sitasumbuka kwa kuwa pika ni baba yangu hawezi kunisahau mimi ingawa kijificha dushimira Imana tugejeje hano twese abazi ko ari Imana yabagejeje hano nibayikomera amashi amen era bakwiringiraga bari mu mahoro dushimiye Bishop na madame we n'abana dushimiye Vice Representative na madame n'abana dushimiye Reverend n'inzego zose zigize komite ya baraza n'inzego z'abayobozi bose bagize department z'isoko ibahora era bakwiringiraga ayiwe kwino mana watutaba kwino haraka pambanua mambo nanone dushimiye n'abakundira itorero muri abantu beza n'abakurikiye online ijoro n'amatara natwe turabishimiye
yeme tube nk'abakoma amashi mana wadutabaraga inzego za gavumenti zoba ziraha naje ndabishimiye kandi bahaye ikaze nta muntu ubaho atagira umuyobora kuba muraha nawe bakurikiranye kuri online turabishimiye cyane era batwi yabari mu maho mana wadutabaraga mu misi yacu misakostikala abatanzi nitwa Matayo nta mahezi muhoza nagira umugisha n'Imana umudamu n'abana barindwi tacho shinje Imana tacho ngushinja Yesu warambabariye cyambere ntaguzubesha icyakabiri imbabazi icyagatatu icyambere Imana ndabwibesha kubabarira Imana cyagatatu ijambo ni umushumba w'itorero ryitwa Holy Spirit Fire Church korera mu Bugande madame n'abana bavuze ngo tubaramutse nije mushumba w'iryo torero nari mbakumbuye ndamukiriza umuntu umubwire ngo topic y'uyu munsi wa none ibyawe biri mu bubiko era bakwiringiraga dusoma ibitabo bibiri ku muhango uzi gusoma igitabo cya Ezra igice cya mbere n'umurongo wa 5 n'uwa 6 n'uwa 7 Ezra chapter 1 verse 5 and 7 hanyuma turasoma abami bakabiri 2 Kings chapter 8 verse 6 and 7 and 8 ko musetse kibaye igitangaza ongera umuramutse umubwire ngo ibyaho biri mu bubiko bakwiringiraga nisa atikisi Pastor umepata karibu Ezra sura 1 mlango wa 5 hadi 7 ibyaho biri mu bubiko ndiho imisi talakata karibu igice cya mbere n'umurongo wa 5 n'uwa 6 n'uwa 7 reka dusome mu izina rya Yesu karavuga ngo nuko batwari bamazu y'abasekuruza b'abayuda n'ababenyamini umuriro bahagurukana n'abatambyi n'abalewi n'abandi bose Imana yateye umwete wo guhagurukana ngo baje kubaka inzu y'Uwiteka i Yerusalemu umuriro maze abaturanyi babo aho babatwerera ibikoreshwa by'ifeza n'izahabu umuriro n'ibindi bintu aho n'amatungo n'ibintu by'igiciro cyinshi sukuma ukuyemo ibyo batuye bose
babikunze aho kandi umwami Kuro aho asohora ibintu byakoreshwaga mu nzu y'Uwiteka ibyo Nebukadinezari yari yarazanye i Yerusalemu akabishira mu ngoro ibishaho birihe abami bakabiri patasika kotandila rikosa abami bakabiri bisha 8 gatandatu na 7 ugere no ku 8 vyako viko galani abami bakabiri cha 8 gatandatu 7 kugeza ku 8 umwami abibaza uwo mugore aramubwira umwami aherako amuha umutwareho umuhesha aravuga ati umugarurira ibye byose umugarurira ibye byose okay ubwo ibishaho biri mu bubiko hari odigiye gutangwa babikureyo babikugarurira oya basubire icyari kibuze ni oda kandi ubitanga afite capacity hejuru yiyawe reka ndarinjira muri introduction na development so murangiza umwami abibaza uwo mugore umwami watakuuliza kama ni byako bagenda kukubuza ikibuzo naye ebintu bino biri byo nayo genda kugamba byange biri mu bubiko ariko hari umugabo ongea umwami aherako amuha umutwareho umuhesha aho aravuga ati umugarurira ibye byose aho nibyo basaruye mu murima ye byose uhereye ku munsi yahaviriye ukageza ubu Tumumbe se kumuriro wate okay ndamukiriza abantu batatu nubwo wenda mutazamuvugana ariko uhaguruka ubaramutse ubabwire ngo ugende utuze umutima haguruka ubaramutse nabibasabye era bakwiringiraga mana wowe utagurutse bimeze bite ibyawe reka tange haleluya zitatu nimara nijire muri introduction na development na conclusion hanyuma muzongera mu ndumire kuko itopike ni y'ukwezi kose cyumweru uzayibwira ni muzamuri biganza haleluya haleluya sema hari ububiko butanu ubwa mbere ni mu mutima wawe sinzi icyo ubitsemo ubwo ni ububiko ubuzi ni wewe n'Imana umugabo witwa Mose yaranditse zaburi araririmba ya 90 aravuga ngo twigishe 90:12 utwigishe kubara kugira ngo tubashe kumenya gutunga umutima w'ubwenge ndagutangarije niba umutima utabitse mu bubiko utagira mu ibanga ubitsemo simvuga ngo uri gito ukurimenye ububiko bwa kabiri ni ububiko bw'umuntu ku giti cyiwe n'umugore we abyitwa sitowa iyo hari ababika ibiryo bikagira aho ubiko kandi iyo birangiye ikerera iziba bigasaba kuko bongera kuja guhaha ibindi kugira ngo babike muri ubwo bubiko hari ahantu tubika imyenda yitwa ngo ni garde-robe naho ni mu bubiko
aho ndi wo wajana za kawunga bo wacanganya ikibo bo gusengera bakakwita kuko wabaye umusazi taravuga ubundi bubiko butatu busigaye tangira kwibaza ngo se ibyawe ubibitse kandi wabibikishije kwani ko nashatse ngo nitonde mbanze mfungure iyi password hanyuma mbone kuza kwiruka muri development. Ubwo nabwo n'ububiko bwa gatatu n'ububiko bw'abanyabwenge batabika ibintu mu magambo babibika mu byanditswe bakagira biblioteke. Uzabura ibindi tukabure kwandika ibyawe ngo ubibike bigira amateka. Abazaza muri fitire wewe pase yawe wara utakihari bazasoma bavuge ngo bonke yanditse ibitabo 15 icyambere yanditse ku ntego y'ubuzima bufite intego. Nibaganda muri biblioteke basange Dr. Antoine Rutayisire abana basaza mu myaka yo muri 2065 bavuga ngo abagabo banditse ibitabo hano baba dokteri harimo Antoine Dr. Rutayisire nibarangira babisoma. Ndangije iri jambo nkubwira ngo turwara indwara yo kutandika iby'ubwenge ubishire mu bitabo muri biblioteke. Isi ikeneye abanyabwenge. Imana koresha abanyabwenge. U Rwanda rukunda abanyabwenge. U Rwanda rukoresha abanyabwenge. Okay, n'ubura ubwenge titukubwira kupfuye nawe uriyizi. Era bakwiringira nimusamure bikasi. Samba haleluya haleluya. Samba asifiwe. Hingala la sanga. Nugira ubwenge uzashira mu kindi kintu cya kabiri cyitwa ubuhanga. Kindi cya gatatu uzashira mu mwete. Ibyawe biri mu bubiko niho buri gusa ubwenge ubuhanga umwete bizatuma hari umwami uzavuga kubera ubwenge bw'uyu n'umwete w'uyu reka tumuhibye. Sigaye bibiri komera Imana amashigira mbivuga. Tumia akili yako vizuri na ujue ninalokupasa. Shetani anatamani wewe simama jipange sawa sawa. Tumia akili yako vizuri ujue ninalokupasa. Shetani anatamani wewe simama jipange sawa sawa. Macho yako mbele atuko mbele. Simama kiume jipange sawa sawa. Macho yako mbele Abanyafurika b'ibipfu turashaka gutunga abanyafurika ibyabo biri mu bubiko ariko number 1 ari abanyabwenge, number 2 bagira umwete. Bibiliya ngo nimugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro wanu wo kwezwa kuko uteshejwe atazawureba.
abanyabwenge barahangana nimuzamure ibiganza. Haleluya. Macho yako mbele macho yako mbele piga makofi macho yako mbele nimuzamure ibiganza yawe. Haleluya. Macho yako mbele macho yako mbele simama kiume jipange sawa sawa. Nima kuganira n'abanyabwenge bari muno nimuhaguruke dutange za hano zitatu ibyacu biri mu bubiko ijuru ritange odagira bizi. Macho yako mbele hatua kumiso kwa mama shitani. Macho yako mbele hatua kumiso simama kiume nipange sawa sawa. Macho yako mbele tunabuka mbele simama kiume nipange nimuzamure. Haleluya. Macho yako mbele macho yako mbele simama kiume hasika nyuma yonyine nimuzamure ibiganza sama ya nimwishara nijuru mu kazi. Ngarahamagara mu mpinga z'imisozi abaswana batindi museke abubaye Imana kugira ngo bibe koko abubaye Imana kugira ngo mube koko. Asigaye ububiko bubiri ndamukiriza umuntu kubwira ubwakane umubaze ngo se kuri telefone yawe ndayuzubikaho. Mama estalamane empasa mama estalamane empasa umuntu udaseka uyu mugoroba sinzi icyo waje ukurikiranywe nacyo akika ya muntu. Isi yo yiruka abatunze jambo muri bo biruka kuruta isi. Haragaza kuko twebwe abafite Kristo aritwo tuba over abatunze ubwenge bw'isi bakadushakisha bakatubwira ngo ibintu byatunaniye. Wa musi Daniel baramuhamagaye ati nawe twamenye kuri umunyabwenge nubwo uri matekwa ico si kibazo ariko ibintu byakomeye ubutunzi wabikishije muri wewe hari ico bwokora. Oda itangwa n'umwami aravuga ngo wote wawe Daniel kuko yarafite ububiko bufite igisubizo nubika ubutunzi bw'ijuru muri wewe isi ishobora kutabumenya ariko ejo one day muragerage muguma oluna kulumolo Ibsobitse isi ntiyabitahura vuba ariko Kristo ibaye n'ubutayu bukaba n'ibishobeye abanyabwenge b'isi bikaba igihe cyawe kizaba kigeze. Tangaje uyu mugoroba muri wowe hari mu bubiko reka kubufata minenerwe menya ukuntu ugomba kubuzigama ndimo
reba muri uku kwezi mbere yuko kurangira hari ahantu ugomba gupresenta umuco wabitse muri wowe. ndacyarimo nitonda kuko introduction muyumva development yo ngiye kuvuga Ezra muvuge ibintu bitanu nindangiza nze kurangiriza kuri ya mugore w'ishune bareke mutahe nimugere mushya gutya kabisa tungaho ibyawe biri bitungaho biri mu buryo bwo mu mwuka vuga ngo ibyanje biraje uyu muhungu arasetse usetse sha ibyawe ndi bisubira kusha kure nimukomere Imana amashimashire mateso ya Yesu na kupigwa kwake nami nimepona nami nimepona nami nimepona nami nimepona njia imeonekana njia yenye uzima tushake ngwisi kumenyera tushake n'abantu ko bakumenyera kuko urububiko bw'Imana kwisi kandi bikurimo nibyo gufatisa mwitangara vuga ngo uyobore utegeke uganze nta muntu woyobora ngo ategeka ganze atari ububiko bw'ijuru muri wewe habitsemo ibintu itonde isi vuga kwishaka kuvuga ariko un jour ubivumbukane maze urebe ukundi isi ikugana isi ntizakugana kuko uri muremure uri gikwerere cyangwa uri inzobe ukagira umusatsi wika muri colonne vertebrale isi izakugana igukurikire kuko ikurimo mu bubiko bw'Imana ashize muri wewe wabishize ahagaragara naje kugumura abantu ngo bareke gusakuzwa n'imiyangeri n'imiyaga n'urusaku rw'abadayimoni ibi barimo Bishop we narayishuri ayira sekapasa ubu nabwiye n'abana baje mu ntimwasubire gusakuza hari ibyacu bibitse igisakuruza cyarawe matenga na bigera igisakuruza by'abanyarwanda n'abanyarwandakazi hari ibyabo bibitswe kandi ahantu bibitswe wabikurayo gusa nitangazo ry'uyu mugoroba ngiye kwinjira muri development ngutangarize kuko hari ode igiye kuva mu ijuru ibyawo byari bibitswe ubisubirane yafashe imigisha yose imigisha yo mu bumana ibumbira muri Yesu iramuduha yafashe imigisha yose imigisha yo mu bumana ibumbira muri Yesu iramuduha yafashe imigisha yose Bishop we imigisha yo mu bumana ibumbira muri Yesu iramuduha none reka babase Imana yazanye Yesu ikamuduha ibiri mu bubiko irananirwa gutuma umuntu ngaya ibyishimo n'ubugeretse ku bundi ibyishimo n'ubugeretse ku bundi mukomere Imana mashi ngaya amahoro ibyishimo n'ubugeretse ku bundi ububiko bwa gatanu bukubiye mu matsinda atatu Imana Data Imana Umwana n'Umwuka we sasa undamukiriza umuntu umwicaranye umubwire ngo kuva umunsi wa none n'iyi tariki niba hari ibintu byari bikugoye ugenda utuze ububiko bwawe burarinzwe bikasira kolo nukuri kw'Imana Imana yatumye ko nahanura uyu mugoroba yambwiye ngo uganda ubwira abanyarwanda n'abanyarwandakazi ngo ububiko bwa buri muntu wese burarinzwe kandi uburinzi agiye gutanga oda hanyuma buze bukugarukira ngaya mahoro dore
ibyishimo ubuntu bugeretse ku bundi ngaya amahoro ngaya amahoro dore ibyishimo ubuntu bugeretse ku bundi Ezra ngiye kuganira na Ezra hano ibintu bitanu bya Ezra ndamukiriza umuntu umubwire ngo ni wowe Ezra wa none igihugu kirashaka Ezra ngiye kubabwira Ezra ndamukiriza ngaya amahoro dore ibyishimo ubuntu bugeretse ku bundi ngaya amahoro dore ibyishimo ubuntu bugeretse ku bundi ikintu cya mbere izina rya Ezra rasigura ngo ni umutabazi Imana iguhuza na Ezra uyu munsi wa none hazina buzirisigura icyakora bamwe bitwa ngo ni ba magorwa sino kwita umwana wanje ngo ni magorwa tibishoboka ugomba kwita umwana Ezra ukamwita Fidel ukamwita Mugisha ukamwita izina rifite n'ingaruka n'isobanuro ntangaje muri uyu mugoroba w'uyu munsi wa none Imana iguhuze na Ezra nk'umutabazi wawe ijambo rya kabiri rya Ezra ni mwese Imana ibiganza nimuvuge ngo haleluya haleluya nimwongere kandi vuga ngo Yesu 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 Peza Ezra wanje Ezra wanje wabona Ezra sose urakugira urusaku umunsi wose yamubonye hari abagabo batatu banditse ibitabo mu isezerano rya kera hariho Ezra yafatikanyije na Mose afatikanya n'umugabo witwa Samuel umuhungu mama Ana alipanda Shilo liaombe Mungu ampe mtoto mama alipanda Shilo ili aombe kaini yewe Mungu ampe mtoto mama alipanda Shilo ili aombe Mungu ampe mtoto alipanda Shilo ili aombe Mungu ampe mtoto Imana izipima kapasite y'ubwenge bwawe ishobora kwica bimwe kandi muri wowe yarashize mu bubiko noneho ikareba level yawe aho ugomba kugera ngo iprovoke ihindure system kuko isi igizwe na system amafaranga ni system ubukungu bwose system kandi ntiwaba kwisi utabaye muri system church system agaragaje kwitonda uyu munsi ariko ko ndumva ibintu kiramanutse asanga nyina wa Samuel Imana yari yaravuze ngo nkuzibyina ariko ntiyaziba imitekerereze ntiyaziba n'imivugire ntiyaziba n'iyereko okay abantu bazafunga inzira ariko ntibakagufungira imitekerereze shirama agasirimba sha umuriro uratse shirama agasirimba umuriro uratse mama ana alipanda Shilo ili aombe Mungu ampe mtoto mama alipanda Shilo ili aombe Mungu ampe mtoto alipanda Shilo ili aombe Mungu ampe mtoto uri tayari uyu munsi mwito mwito Isa bisubiyamo abantu nibafunga ibikuta inzira bakaziziba ariko ntukemere kuko imitekerereze yawe n'amashurirwa yawe bayijiramo
imana ifunga inda yana ariko akajipanga sawa akasema ni wewe umenifunga lakini mimi nimeona njia umenifunga ukafunga naitwa tasa nitwa ingumba ariko mbonye inzira aho umuntu yameze imana igahindura systeme none kurabona ngo abari muri Amerika nashaka be Baden uko watarama hano Baden akagusura bora mava ngo sezotangira gute none shashira agasirimu muri rurasi mama alipanda shiro ili aombe Mungu ampe mtoto mama nai mama alipanda shiro ili aombe Mungu ampe mtoto mama alipanda shiro ili aombe Mungu ampe mtoto mama naiya alipanda shiro ili aombe Mungu ampe mtoto naiya alipanda shiro Mungu ampe mtoto jugorora amaboko wohindura system ya satani imaze imisi yayikuvangira no mu nzozi twotanga haleluya imwe igahindura ibyawe byafunzwe biracyari ibyawe ariko haleluya imwe byo bigobotora bikakuga nimuzamure haleluya mama alipanda shiro ili aombe Mungu ampe mtoto mama alipanda shiro ili aombe Mungu ampe mtoto ndamukiriza abantu babiri nukuruka imana umubwire ngo ibyawe biri mu bubiko hari umuntu ugiye kubigushikiriza subiza musa alipanda shiro ili aombe Mungu ampe mtoto nibashaka abarozi bose biburasirazuba bahaguruka ariko ibyawe biri mu bubiko nibashaka bose kuruva nibashaka bahaguruka ibyacu biri mu bubiko kandi birarinzwe umva igitangaza Bibiliya iravuga ngo uwo Musa nyina wa Samuel ngo ahita akora remise le prise Samuel ataravuka ahindura systeme y'Imana no kuvuga ngo kudasubizwa kwawe ngo usingira ibyawe biri mu bubiko si Imana niwe watinza
Imana yaganiriye na Dawudi ikamubwira ngo wari ufite gahunda yo kubaka itorero, ariko ngutangarije amakuru abazakomoka mu rukigi rwawe nibitondera. Iyo ni principe, amategeko yanje na jambo wanje ntiyazabura uzaba ku ngoma. Salomo ngo yinjira muri iyo password, Imana imuha ubukungu, ngo agiye muri passe kwase areba muri biblioteke asanga hari icyo Dawudi yakoze nk'umunyabwenge, kandi wari ufite capacity yo gukonveka Imana ikamuheza izina. Yarazi kode yo kwaka imbabazi. Imana ikamubwira ngo kuva uyu munsi wa none mpinduye systeme kuremeye ikigega cy'imbabazi, n'abazagukomokamo bose bazoza bakiraramo bacirirwemo bacirorosemo. Ni ukuvuga ngo nibaje burasirazuba narakubabariye ngo hayizina. Reka ngubwire, Imana ndisubiza igituza, Imana isubiza. Bibira ngo nzahumugisha amaboko agira gute? Amaboko akora. Okay, nimba utayukora wowe wenyine uri umurozi mukuru. Sino kwiga ngo mu lisansiye nindangiza nubwo ndabona akazi muri za company nakwihangira umurimo. Ubu naje narize, ariko mbere nagarukiye muri 3e secondaire, ariko ubu nyine mfite degree ya theology. Ibyo nkora duheruka guhura n'umugabo w'umudokiteri arambwira ngo wigiye, ndamubwira ngo nigiye kwa Yesu. Reka nkubwire, abanyu nibashake badivasingana i Butare, wowe wadivasingane kwa Yesu wabuze ubushobozi. Hari umunsi umwe ibyaweho bibita. Shira mu gisirimba shani gitaramo. Hallelujah. Ibyacu nibize vuba zamuri biganza byabo. Zamuri biganza mw'Abanyafurika. Imana irabagamuriye ko muri fata. Turi abahungu rukuruka Imana. Muzaba docteur mukaba ministre. Ariko ubwo bunebwe mufite bwo kwicara ku ndebe nazo baguze ba muri bamwe. Nimuzamuri biganza. Muri rasere kuruka Imana. Hallelujah! Hallelujah! Nimwicara nijoro mu kazi. Aikaralesa. Ana sindamurangiza. Ijoro ryari rimanuye kuri Salomo. Tanesi angolo. Tabilanda kangolo. Sungululu batataka. Sisa overima. Ibiri mu bubiko se. Ayiwe data we. Ninde wari kumenya kuko naje nobona umuzukuru. Ibiri mu bubiko. Erega mu bubiko naje mfite mabakwe. Mu bubiko harimo abuzukuru. Mu bubiko harimo amadolari. N'ubu mukanya nayohereje umugore inoti 2 z'Abanyamerika, ndamubwira ngo ngahe komeza ujye kumigisha. Ubwo n'ububiko nimugera muti iramo nawe. Ariko nanazara none reka nisa numvise wa muhungu wahimba uresha wahimbashije dore we ko barakaze agiye mu kazi kwibuka cyindege hari afite ritime. Nimugera muti ndamukiriza umuntu umubwira ngo Imana nikora mu bubiko guheza ibyawe birahari. Umuntu ndamukirize. Iyi ni Salomo ndiyerekera ngo ashaka gukiriga ikimana, ngo azamukana ibitambi 1000 gukanunga igebeyoni, ngo ashike yamaze kubitanga yinjira muri verbe dormir. Arasinzira, yaramya, yahimbaza. Anayamigweje nayo kwebaka ko musajyono na ekatonda nabukabuka nagambo musajyono ari namagezi namugamba nagwe Salomoni gwe sabicu ushaka cyose nimara kiguhe. Okay, tubazanye twitonde. Nukuvuga ngo iyo uhishuriwe
ibitekerezo bizima n'ibikorwa bizima isi harabakugana Imana irabakoherezaho so ibyawe nturabigeraho kuko problème si Imana inda yawe ndi yavuyemo kandi nyoko ntibamubaza ngo mukore Sazerien mama yabyaye 13 ndacuma nubarashahari data afite imyaka 78 nubarasharimo bwiriza ibyawe ntiyazaburamo n'itoto ntiyazaburamo no kubaho cyane ukaramba tangaje uyu mugoroba wa none hari abantu kubunyine muri iyi minsi ngo mwakubwiye kurangira ngo abantu baza bafaca ipi ninde wakubwiye ko mugiye gupfa ubuzima bwawe burashahari yacitse rukuruka Imana ngo sukuje nzakora ubukwe ryari ninde wakubesha yaranditse umwanditsi aravuga ngo ndakigabo kizabura ikigore nta n'ikigore kizabura ikigabo none urusaku rurakwishe ngo nabuze wowe wabuze umugabo erega na Rebeka iyaje kwiyahura ndaba yarabonye Isaka mubyitwa kuko ari retare gutinda si byawe uri muri target y'Imana uwawe arahari ari mu bubiko dore nushaka ukomera Imana amashi n'abamaze gushakwa nibashaka bareka irasanga ngabwira Imana ngo mbubwenge Imana irabumuhira mubwira ngo ubwo utasabye ngo nkugirira abanzi nabi ngo byose ndabiguhaye nukuvuga ngo gutinda kwacu gushurirwa bituma Imana itaduweza ibyacu biri mu bubiko ariko birahari birahari zira birahari ndakurahira sister biko kebutuza imutuza nimutuza tuza tuza shawo ndibiri mu bubiko ibyawe biri mu bubiko nimugera muti vuga ngo Mana byihutishe vuba Imana ihindura system nyuma ya Samuel ngo havuka abandi bana batanu abahungu bandi batatu n'abakobwa basanga Samuel bose batandatu nyina aririmba indirimbo yo gushima ngo atanga n'amaturo uri mwaka kutasha akaza hano nawe wowe ibyawe iri mu kubizana ikaguha umugabo warangiza ngo nuko ndashima Imana ngo nukuri ngo mwaramfashije ngo nukuri ku Imana ngo size ukuntu novuga ngo sifite icyo novuga ngo nuko nyine ngo nuko yewe turarya nuko turara muri nuko ngo pastor ngo mwarakoze ngo bishop ngo ndagukunda bishop yewe uramukunda leta sadaka ibyawe yarabizanye bikura mu bubiko bwari buri barasenga irabigoborotora biraza bikugeraho bamanga umugabo nduzi yari akava muri Australia akaje kugushaka uri umuhungu wako uri umukobwa wako gisozi warangiza ngo uricaye ngo nuko ngo mukomera Imana amashi uzuyarya wowe ariko muri mukutangaza nari numvise igisirimba kije reka ninjira kuri Yezera ngaruke nimara zaranga ngo mata ngo watwishe ngo twapfuye tuje kuguhamba muva muri systeme z'imivugira idafite network y'ubusabane bw'abaremanywe n'Imana gaya ubuzima urimo higa umuhigo usose kimwe nkubitegereza ko muri beza kandi ukundi ko mbitegereza ijuru ritangire kugobotora ibyanyu ribiba Ezra kintu cya gatatu ciwe nimuzamura ibiganza agira nkivuge nimukomere Imana amashimeshi cyane wanyu nagutanga kugira ishuri guzamushigikira tugomba kugushigikira kuko wagize iyerekwa ry'uru rusengero
aba bose bajemo ni ukuvuga ngo n'Imana nande na Bishop Alex ubwo bari mu muka n'abakiri muri buriya bubiko bw'ikuzimu baravuga ngo batagiye kumuvuga ngo none se kutarigize turagira n'ijya kioske ngo ushiremo za biscuit none sikiliza nikupe kitu hapa Citation de vie ça Nehemiya ngo atekereza kuja kubaka ibyasenyutse ububiko bwarasenyutse amarembo yarasenyutse aho babikira amaturo mu bubiko Eliyashibu yijijemo Tobiya abaririmbyi bose umwe agasubira nimba ari Nyamasheke agataha Nyamasheke n'abarawi n'abatambyi barataha ariko ngo agira umutima wo gusubiza kwegeranya iz'ububiko Ezra aramubwira ngo Nehemiya niko pamoja na wewe umuntu nakurusha ubucuruzi uzamushigikira nubu nabwiye abantu ejo bundi nababwira ati jire ni umugabo yazanye icuma kimese n'abakora amakota arahari amashasha size zose zirahari ugeze kwa Mushimire yitwa ngo ni Ebenezer Dwenclin mushigikira abashinwa baraturusha azabona karaka gahamagara bene wabo twarangiza abanyafurika twababayete kandi twuzemo ba engineer niko tabashingo boza utunyaga ibyacu mwagumutse mukiga mukinjiza imitwe mukiga mukaba ba engineer ibiraka byose mukaza bibitsindira nta mushinga uza gutanga ituro hano abatari mu muka murama mu ndebe bana biri mushake mu ndebe nabi ko ndabaheza ubutunzi budafunguye buri original ashigikira Nehemiya nta muntu buzira umuntu nta mana buzira umuntu nta mana buzira umuntu nta muntu buzira Imana nta muntu buzira umuntu umunyarwanda yaravuze ngo ntangize yigize umuntu agirwa nundi ibyo duka ryawe ninde umuntu atakuguriye uyu mugabo azacuruza inyama agakora bushe nuko wibaze ndubona abantu baza kwigura ibintu byo gukomerana iyi sanje mufite mwe n'umudamu wawe suko abantu babaganye ndamukiriza umuntu aho ngaho umubwire ngo uzuwa ubaha umuntu umuntu nakurusha kapasite runaka agezemo mubaha umushigikire niba kukoraho nawe ushaka no kugira ngo umuhungu wanje Timoteyo nawe kari gasende imwijiremo nyoboye paruwase n'amatorero atanu nazanye umucuranzi wa mbere kandi mukuye muri Kongo warangiza aracika aragenda nzana wa kabiri nawe aranyerera aragenda nzana wa gatatu nawe yaranyereye aragenda nama mvuga ngo mana ufite ububiko Timoteyo ufite icyongereza ufite ikigande ufite ikinyankore ufite igiswahili igasende kubita kandi zamura haleluya esera kindi chaka ngwa kuri sente kara muri umuna wanje arayizi yitwa Fidel ni wayo mwigisha ndahimba indirimbo nubu nzasohora video iyi weekend y'indirimbo zirindwi abandi babacamanza nawe w'umushumba
nutiga cyane wigisha abana cyane. Ndabagumuye kugira ngo mwinjire. Esera we. Ngo yarazi kuvuga mu bantu. Imana nibaheza Ezera mwanyu ikabaheza Ezera mu gihugu. Ndabitangaje. Tumuruzi president wacu wa Republika y'u Rwanda asikuvuga. Kandi akagira nibikorwa. Uzomugana mu majepfo ngo girinka munyerwa. Kwa musanga abantu bose ngo girinka. Girinka. None inka zose uri kugera majaruguru majepfo ninka. Murasirazuba ninka. Tuzongera tumutore. Shiramugisiri. Samuri kigaza sa. Samura. Tuausinzira kubera we. Samuri kiganza. Uri no mugukora amazi none imisaya yagororotse wabonye n'utubuto two kwisiga. Kubera igihugu kirimo umutekano. Ndatangaje uyu munsi wa none. Ibyawe biri mu bubiko ariko hamanutse umuntu. Imana iguheze Ezera. Ariko mwanumvise? Bishop murimo kunumva? Nimukomere Imana amashibisha. Baba Mungu tengeneza njia. Baba Mungu tengeneza njia. Baba tengeneza njia. Baba Mungu tengeneza njia. Ngwezi tu. Baba Mungu tengeneza njia. Baba Mungu tengeneza. Baba ya Baba tengeneza njia. Baba Mungu. Kubera kumenya kuvuga ngo yavuga mu banyesiraheli bose bakavuga ngo ibyo watubwiye bya Nehemiya ibyo afite turagushigikiye. Ndatangaje uyu mugoroba Imana iguhuze na Ezera. Imana ibaheze Ezera mu gihugu. Imana ibaheze Ezera mu muryango. Imana ibaheze nde ibaheze Ezera. Subiyamo kuvuga ndatangaje ndahanuye umudamu uri umukobwa uri umugabo uri Imana iguhuze nande na Ezera. Nimukomere Imana amashimeshi cyane. Ikalala kakakaka. Basaza abanyesiraheli bo muryango w'abayuda ngo baraguruka ngo baramanuka ngo bamenya amateka y'ibyabaye ku Isiraheli ngo bakubise hepfo basanga igitaramo kiremesheje n'umugabo witwa Ezera ngo abaturanyi bose ngo bari babagose ngo bantu bose ngo bazana amaturo ngo bakuye ku mutima wabo ngo batanga izahabu ngo batanga amahero batanga n'amadolari. Ntanze uyu munsi wa none Imana ya Isiraheli ibyo ukora byose abantu nibakugane. Timuruzi ubutumwa nimubabwira iyo aje kuba mu Bagande cyangwa muri Ethiopia baba biruka mu rusengero uzi kubwiriza abantu bakazakureba gutyo ugasanga watongana nabo. Twabwo tugeze umuntu uri kunezerwa agatanga ituro. Mana paesera busa Ezera. Abantu bose ngo barasakuza baravuga ati avuze umugabo aravuze avuze Imana avuze ubutabazi avuze ukuntu Imana bakunda arayivuze ngo abantu bose umuntu bakazatanguramo n'undi gutanga amaturo bakazatanguramo n'isakosi pepasi. Imana iguhuze na Ezera abakuzanira ibyaho biri mu bubiko n'isipesi kota bivasometika ngo barabizana ngo barangize kubizana. Mwumve ibitangaza ngo umwami Kuro nawe igihe cy'umwami Nebukadinezari ngo ibyo yari yanyaze byose ngo abishira mu bubiko ngo yamabihishayo. Kuro ngo se
ngo akora ngo yishyira muri biblioteke ngo asanga inyenyeri ya Isiraheli iri mu byo baje banyaze yamavuga ngo ibi bintu nibimanuke bisubira iwabo amakuru nayo ibyawe bimaze iminsi abarozi bakiniraho ndakurahiriye uyu mugoroba w'uyu munsi wa none hayota kunata porkicha kurke washekanye washekanye washenyo tiwobura mu gitaramo tusuka garagara mu gitaramo uragororose mu gitaramo urapashije uraregeye mu gitaramo gira gutya ayiwa umva ibyo bazanye mbabarira babisome harya kuri Yezera usome ibyo bintu ngo birimo amabuye y'agaciro byose hamwe ngo ni 5,400 ariko babisome muzumve mwumve umuriro ko watse ibyawe yasizi ayiwa wowe ni wanga nibikomeze bimanuke kubishwa banje bimanuke kubana bimanuke no kubuzukuru wowe ni wanga kubyakira niko kazini ni lazima bingi hasome ahandi pati hasome ahandi wamwera hepfo soma kuri Yezera rimwe kadusome muri hasome kugira ngo bahumve igice cya mbere umurongo wa 5 aye manuka hepfo manuka wera kuri ku 8 manuka wera ku 8 ibyo kuro umwami w'Uperesi abikuzamo Miteredati uwo munyabintu nawe abibarira Sheshibasari aho igikomangoma cyo mu Bayuda sukuma kandi umubare wabyo nuyu pole amasahani y'izahabu 30 Pastor para amasahani y'izahabu 30 Imana iguha isahani yibakure y'izahabu inoro tureke isahani iguheza gakombe aka kamwe kariya ka 50 aka ikakaguha tusezera abantu izahabu ikomeza ugende gahoro n'ayifeza igihumbi n'imisho 29 n'ibyungu by'izahabu 30 n'ibyungu by'izahabu nusoza ugera ku izahabu ni ibyacu biri mu bubiko Imana yantumye ngo mbabwire ngo hari ibiri mu bubiko ni ibyanyu ngo uyu mugabo aratubeshe we nimba utazazibona je nzazibona n'iby'ifeza by'uburyo bwa kabiri 410 n'ibindi bikoreshwa 1000 ibikoreshwa byose by'izahabu n'iby'ifeza byari 5,400 ibyo byose Sheshisari yabizamukanye ubwo abanyagano bavanwaga i Babuloni bagasubira i Yerusalemu n'ibyungu by'izahabu n'ibyungu by'izahabu Pastor Niki Pastor 30 kendo sana yandisha n'iby'ifeza by'uburyo bwa kabiri 410 uragira se ngo turi mu kazi n'ibindi bikoreshwa 1000 bikoresha 1000 Pastor rekera aho ngaho ndamukiriza abantu batatu kandi numara uhaguruke tubaze dusirimbe kuri ibyo bintu Imana igiye kuduha
waramutse ubabwire ngo ibyawe biri mu bubiko Imana irabikuzaniye. Shiramo igisirimba sha. Amana alipanda Shilo ili aombe Mungu ampe mtoto. Amana alipanda Shilo Musa tusiri ili aombe Mungu ampe mtoto. Amana alipanda Shilo ili aombe Mungu ampe mtoto. Amana alipanda Shilo ili aombe Mungu ampe mtoto. Amana alipanda Shilo ili aombe Mungu ampe mtoto. Amana asima ili aombe akasema Mungu ampe mtoto. Amana alipanda Shilo ili aombe Mungu ampe sawa nesere kwa Imana igiye ku ibiri mu bubiko n'ibyawe ibiri mu bubiko n'ibyawe ineserwe inzira z'Imana n'ibihumbi ari kurira kwararira umuntu ariko mu gitondo impundu zikapa mubagiye kuvuza impundu urimo mubagiye guhanagurwa amarira urimo ibiri mu bubiko ibiri mu bubiko ibiri mu bubiko ibiri mu bubiko tangazo ibiri mu bubiko ibiri mu bubiko ibiri mu bubiko misale nibere saoke nisikasi la katita imbaraga z'Imana we wino Yesu wino wino nimuhaguruke mbasengere. Amasaha yashize muzantumira nongere nze kuvuga. Haguruka ngusengere ibyawe biri mu muhanda biraje sinzi bibizanye kandi uko zaba ndiko senga utangire kuzana ituro ubwira Imana ngo Mana tanzira ituro ry'amashimwe kuko ibyanje ubingaruriye utangire uzana ituro ry'inani amashimwe tarasenga kimbo wa mbere musamumvije umuka hayavuga Mwami Yesu Kristo pasome sikala katita labana umutima wo kukuyobora ngo batanga amaturo ngo uko bari bayobowe n'umuka we ngo bazana ifeza n'izahabu ngo bazana n'ibyari mu mago ngo umwami kuru nawe aravuga ngo hari ibintu Nebukadinezari yanyase wari umaze iminsi uhura n'imyaku uhura n'inyatsi ariko kubera iki gitaramo n'iri jambo ibyawe birahari biracyari mu bubiko ariko Uwiteka arabizanye ubagirire neza abo bantu bose ukora igitangaza maze ukuboko k'Uwiteka Imana data windura amateka shika la feri mas umuriro wa Yesu Kristo n'imbaraga z'isumba zose uyu munsi wano Mwami Imana Mwami Imana Mwami Imana yacu Mwami Imana Mwami Imana yacu uzaza ryari kwima na ngoma yawe abakobwa barumva
ibyabo biri mu bubiko. mu izina rya Yesu. Abagabo baraha ibyabo biri mu bubiko. Mu izina rya Yesu Kristo. Itorero gisoko ibahora ibyabo biri mu izina bubiko. rya Yesu Kristo. Abaraha n'abataraha n'iby'abana bacu biri mu bubiko. Mu izina rya Yesu. Ubahuze nezera. Mu izina rya Yesu. Ari we Yesu Kristo na Mwuka Wera. Mu izina rya Yesu turasenga. Asingirize abantu ibyabo. Mu izina rya Yesu. N'izina ry'Uwiteka. Turasenze Amahoro yari yarashize mu mutima. buri muntu wese. Amahoro niyinjire kandi. Buri muntu wese. Niyinjire mu bubiko bwo mu mutima. Buri muntu wese. Maze ubwiza bwa Yesu Kristo. Buri muntu wese. Bwaje muri Imana byose. ikora. Nta wundi mugabo tubwira. Turagushimiye mu izina Nta rya wundi Yesu. twahimbaza. Mu izina rya Iri Yesu. jambo mwami Imana. Mu izina rya Ibyacu Yesu. ngo biri mu bubiko. Mu izina Onda rya bivuye Yesu. mu ijuru. Mu izina- Ugiye kudusingiriza ibyacu. Ndashimye ko kudushingirije ibyacu. Mu izina Kandi rya Yesu. kukoze igitangaza tugukomeye amashyi. Ukuri igisubizo. Mwarakoze mushumba kudutumira no kuduheza uyu mwanya. Hasigaye turi kumwe. Ejo nutagira uteranira turi mu gatatu muri Kalvari ijuru n'amatayo tuzaba turi hariya. Ariko uyu mugoroba ugenda urare wizigure ntupfunye uyu munsi. Numara ugorora amaguru urambure n'amaboko mu gitanda. Uvuge ngo Mana ndagushimiye kuko ibyanje biri mu bubiko ubinshingirije. Nimwakira ijambo rye. Tumukomera amashyi mu izina rya Yesu. Reka dusenge.